Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kubara mu mujyi dufite abasene ntabwo twagira ngo tubabare. Twafite abantu, twafite inshuti, twafite imiryango y'isashimi. Hanyuma bakisaba kuza mu giterane nafashe umwanya wo gusenga. Imana ivugana nanjye nubwo wampaye umurongo ucyane w'umutwe w'igiterane, ariko ntabwo ari bujye kure y'umutwe w'igiterane. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nabonye mwifashe mwifata. Ntabwo tuvuga twatutse mu cyaro kiturimo. Ntabwo kiturimo rwose. Yesu ashimwe. Haleluya. Twaza Imana kandi abafite Imana iraduhaye yo kugira ngo tubabwire ubushake bwayo, kuko hari ikintu ukeneye, hari impamvu ushaka mu mugoroba, hari n'impamvu natwe twatanze ibyacu tuzanga. Ntabwo twazanye kugira ngo turebe ku mashusho kuko twebwe ntacyo turico, turi abantu nk'abandi, ariko twazanye Kristo ushaka ubuzima bwawe. Imana y'ijuru ishimwe. Ishimwe Petros mwakoze, John wakoze cyane kandi inshuti yawe irabizi. Bari mwese mwakoze, nidutangaza kubagura bini dati. Ntabwo muri bugere mu rubyiruko ryabishe ndabagura bombo bari bamushimira neza ndafashije. Hanyuma mfite ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye, tugiye kureba turesa muri Samweli wa mbere, Samweli wa mbere ibice 30. Turebe Samweli wa mbere ibice 30. Ibyo tugiye kuganira muri mugoroba. Unyemerere pastor bari kwigishije buri munsi, wihangane uryo mbere berishye. Pastor bawe yabaye kwigishije nanjye nabagiye kongera kubigarura ariko ribeshye. Haleluya. 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 Niba mwidagaza mu Mana kayinezerwa mukayishima karambara hasi ibyo ishaka byose mukabikora, munyemere muze kuruhuka. Munda abantu babohoka, ni mubohoka kuri buze kurujuru ry'Imana. Haleluya. Hari ijambo rikomeye rijyanye n'ubuhanuzi Imana yampaye tumugusenga. Kuri Imana yamutsera yabwira ngo kubita umungeri intama zitata. Kubita umungeri intama zisanga. Bantu ba Yesu, ndashaka kugira ngo mugubwe neza kuri Kristo kandi mwemere abahagarara imbere yawe. Wubahe bumvi. Jewe bahagaze imbere yawe maze imyaka 10 mu gakiza, maze n'imyaka 10 no gushoma itorero cyacu Garo. Imana yampamagaye mba mu kabari, nisanga mu kabari ntawe ubwirije amazina ngayishe ko nari umusiramu, narakijijwe ku bitangaza biteye ubwoba kuyikorera. Nushaka kuza Imana yikorere itarashyiramo imbaraga zawe. Ngewe yampamagaye ikoresheje imbaraga zidasanzwe. Iyo mpagaze imbere y'abantu ndimugisha ko abagendana nabo bose ntabwo ubuhamya bwo kwita bitarabaye, kuko abo bana nabo barabizi, abo twari duturanye inshuti zanjye Imana yashyizemo imbaraga kugira ngo ibone. Nari umusiramu, mfite akabari, mfite iduka n'umufundi mu karere k'iwacu, bose zwi n'igihugu yewe nyamahoro n'igihugu narizwi. Yesu ashimwe. Hanyuma imbabazi z'Imana zinzaho, Imana irantwikira, ariko intwikira yaje kunyuza mu bibazo bikomeye bigoye. Ikibazo cya mbere nyabwira abantu ni ukubanza kubabwira ngo mbese waba ufite umubyeyi wo mu mwuka ukurera. Haleluya. 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 Imyaka mfite abangana nanjye bari mu buzima nari ndimo barashaje, barashize, ariko umuntu bw'Imana bwaraje buramwikira. Rero ngiye mu buhamya naza gutinda ku ijambo ry'Imana, mfite ubuhamya bukomeye. Imana we yagushakira wose, minisiteri waba uhagazemo, akazi waba urimo, mu mashuri waba wibayize, Imana we yagushakira wose yakuzana ikagukurayo ikakwineza. Icyo ni ikintu banyakubwira. Amen. Nahamagara abantu baragora. Yewe nahamagaye nka Pawulo, ntabwo wambwirije, Musiramu ntamubwiriza, wavukiye mu idini ntabwo wamubwiriza, ariko Mwuka Wera yarangendereye. Imana irambwira ngo utankorera nzaguhemukiye.
irambwira ngo ngiye kuguteza impanuka, nyuma yo kuguteza impanuka uzamurira n'ubuhamya burebure. Imana yamusase mu modoka ndi kumwe n'abantu 18, ndasanga agashwanyuka barambika ngo napfuye. Abo twagwanye mu modoka nta n'umwe wigize ugira n'agasharo ku mubiri we, bavamo barataha. Bya birasira n'ikorera mu bitaro baramukweza kw'isirimo. Yari yarabibwiye umukozi w'Imana, mwumvira abakozi b'Imana. Birasoza ndagatogaruka kuza mashe gukina nabo muracishije amezi 3. Nyuma y'amezi 3 Imana irambwira ngo kugira ngo muhombe ndi kuguhombya. Imana yamumeje miliyoni 7,500 buri mukigo tukajya kuri modoka uwo munsi. Impomyi iduka impomyi n'akabari umunsi umwe utagira wa kabiri ahagaze ndabivuga abahamya barabizi. Nari akabari keza imodoka ziparika, moto aparika, abajya abasiga bagasinda. Nari akabari keza. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Nyamara ntukajya gucokoza Imana. Numva ugeze igihe cyo kugira gushaka Imana. Ishake utari usubira. Rero mvuze byinshi naroboka reka tujya mu ijambo ry'Imana. Reka nsabe umusomyi mwiza adufashe adusomere ijambo ry'Imana. Riri muri Samweli wa mbere ibice 30. Tugiye guhera ku murongo wa mbere hanyuma twumve Uwiteka avugana natwe. Amen. Haleluya. 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 Imana yambwiye amagambo akomeye. Yari mu kanombe yarashe. Satani yarashika kanombe. Ntabwo mbese ntabwo matuye. Ariko abashobora batuye ngahazi. Mufite ikigeragezo. Umwanzi barabwiza ubutumwa bwiza ariko umwanzi akaza akabarasa. Mana irangije ibishurira Pastor Karimba, abantu bamagana ngo turashaka guhungira kwa Pastor Karimba. Pastor afite ibibazo. Senga Imana kuko impunzi ziri hanze ahagaze gukene ni nyinshi. Niba utabizi uyu munsi ubimenye. Abantu bari baragushaka. Kanombe yarashimishwe. Sinituye ntabwo nyizi, ntabwo bari ntabwo nyizi. Naje guhagarara ngakora n'amazi iminsi 3 bisenge. Ntabwo ngwa n'umusenge. Mana irambwira ngo hari ahantu hararasha. Mbona abantu bari barahunga bari gutabaza. Hasigaye nyinshi. Dusigaranye umugabo w'Imana. Ariko nubwo tumusigaranye nawe, umwazura nawe aramuhinga. Kuko ntakeneye ko abantu bahinduka ngo baze bajya ku musenge. Akeneye kuba kwica abantu bakava mu musenge. Abantu bakava mu musenge. Ni ugusenga. Mana imuharimo abantu baze bakizwa. Kandi umugisha w'Imana ntabwo uzava kuko ushobora ahubwo uzava kuko wahimbe benshi. Mana imugisha ubwo n'ubuhanuzi bwawe ubuhanuzi bw'itorero Imana yambwiye ngo kubitumuge intama zitatanye. Ubwo hari ikimana igomba gukora bice mu gisenge guhagarara aho twari mu gusenga. Mana urinde abashumba muri kino kirere, urinde abashumba kuri uyu mudugudu, urinde abashumba kuri uyu musozi, urinde abakozi bawe kuko umwanzi akeneye ko intama zitatanye. Mana umugisha. Hanyuma niba hari umusomyi neza nasome ijambo ry'Imana. Tugiye kujya mu ijambo, tugiye kuganira. Mumumpere mikorofone kugira ngo tugendane neza. Imana ibamugishe. Ndabishimiye kandi kuba mwanyakiriye. Imana ibamugishe. Dufite byinshi byo kuvuga ku Mana. Imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye turayibona. N'ubu turacyagenda n'imirimo n'ibitangaza yakoze n'ibiri mu gukora. Somere ijambo ry'Imana dusome mu izina rya Yesu. Abameleki batwika Isikurati, batwika Isikurati adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze begera Isikurati, ku munsi wa gatatu basanga Abameleki bateye igihugu cy'ikusi. Isikurati batsinze Isikurati bahatwitse. Banyaze abagore babo bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu bawutwitse, basanga bawutwitse kandi
Don't
n'Imana bagiye gusoma ngo afata Petero ubwo abandi barira ariko ntiyari amenya ikibazo, amenya uburwayi, amenya icyatumye intambara ziba, amenya icyatumye asahurwa, ariko bari kubiha gusa ntabwo twari guterana. Dawidi arahaguruka aragenda ajya mu gahugu yihana Imana agisha Imana ngo agira ati agisha Imana inama arayibaza mu Uwiteka ninde turi kumwe mu rugendo, ninde turi kumwe, ninde turi kumwe, ninde ufite, ninde watakaje, ninde wasibije, ninde wasahuwe, ninde wanazwe, ninde wakuwe, ninde waciwe intege, ninde wabajwe nanjye, ninde wabujwe nanjye ngo tugere, ninde ngo tujye kugisha Imana inama muri mugoroba, ninde uri aha ngaha uzi ko hari ibibazo wagize ahuye nabyo kandi ukabura igisubizo cyawe. Dawidi baragenda arapfukama abaza Imana arabwira ngo Uwiteka uyu munsi wa none twanyazwe, ayiwa twanyazwe, twavuga, twasahuwe, iwacu hatwi, haleluya. Biramugeze ngo hari ibintu byacu ahantu biri, ibintu byawe hari ahantu biri, ibintu byawe hari ahantu biri, ndagira ngo mbwira ngo hari ahantu biri kandi bigomba kuvayo, kandi bigomba kubahoba, kandi bigomba kugarurwa, kandi bigomba kubyakira, kandi bigomba kubibona. Niba hari Dawidi aha ibyo bintu bigomba kugarurwa. Asenga Imana yibaza ku Uwiteka, ninkurikira ziriya ngabo ndazifite, Mana nishimwe, haleluya, Mana nishimwe. Uzi yuko Imana yambwiye ngo nzaguhomba, wanze kumara ngiye kuguhombya kugira ngo uhombe, ntiyirengagiza kuba ngo nibura ngo reka mworohereze ngo amafaranga yaragiye, akabari karagenda, iduka riragenda, ndabihombe birashaka irambwira ngo aho kugira ngo uhombe mugiye kuguhombe, irangije ineza cyabonana n'izuba arayitwara, igipangu kiragenda kirarangira, sigara ncumbikiwe n'icumi nk'abandi. Mana yacu nishimye, haleluya. Yabwiye umugambi wayo muri Yesaya aramubwira ngo nuca mu mazi ntazagutera, irangije aramubwira ngo nuca no mu muriro ntabwo ibirimi byawe bizagufata. Reka duhe Imana icyubahiro. Ikibazo cya mbere na mbere, ikibazo dufite, tujya tugera mu gihe cy'ibibazo tukibagirwa ko turi kumwe n'Imana, tujya tugera mu gihe cy'inama tukibagirwa ko turi kumwe n'Imana. Ariko iyo muganga nuca mu muriro, umuriro tuwuhagararamo, ariko Imana ikaturinda ibirimi byabo, amazi tuyacamo akadutembana bikarangira, ariko Imana ikaturinda gutembana nayo. Yabwiye Abisirayeli ngo nimugera kuri Yorodani nzaba ndi kumwe nawe, bakandagira mu mazi barabona hepfo no haruguru, ariko bizere ko kumwe n'Imana. Amezi yawe soma hasi, soma nawe. Mana nishimye, Mana yacu nishimye, haleluya. Imana irangije iranamurira utuntu twose turangiza, ariko ndabona Uwiteka hari amagambo avuga nanjye nibutse ko wambaye kuzagira neza. Umugore wanjye umunsi wageze cyabura yarageze namubwira ngo arizwa n'iki, ndapfukamaza muri Imana icyubahiro, nagira ngo Uwiteka urakoze kuko umurimo wawe waratangije iwawe, ubusozi ukabugiye kurangiriza hano, nta n'ahantu n'ufite ho kwerekeza ibintu, abantu bose barazi. Ariko uyu munsi umugabo ufite amaso abiri muri Kabarore, Mana nishimye, haleluya. Natangiye gushuma bitoro amafaranga 700, nasohoka mvuye gushuma najya hanze, umukristo wazo umunsi akajya ngo twatwegesha ati pastor Tenza irangije imirimo yamuhereze, haleluya. Duhe Imana icyubahiro, haleluya. Ariko uyu munsi ishuri bitoro ishobora gutora amafaranga umunsi w'ibihumbi ijana. Ninde tubikora, ninde wakubiswe nanjye, ninde ushaka kuyibona, urayikeneye, birashoboka ko bayikubwiye kenshi bikakubera ikintu ukabona nshaka kuyibona, ariko ndashaka ko tugera nawe wakubiswe nanjye, wasawe nanjye, wagwa nanjye, wagezwe nanjye, warize nanjye, haleluya. Mana nishimye,
zitagira amavuta kubera Imana. Ca muri ibyo birimi by'umuriro, ca mu muriro ibirimi byawe Imana irabindinda. Aho twasanganye no mu kibira cy'ibihumbi 50 cya buri kwezi cya mitsi 50 kwezi bajya kuyatura tukahabwera agashira kandi bakora ku mufuka 50 ya mitsi inkatura tukayahwera agashira kandi mu gihe bakora ku mufuka baranishimye. Haleluya. Niba ukubiswe nani ngiye gusutura soza ukubiswe sobe ijambo ry'Imana. Icyenda. Nuko Dawidi n'ingabo ze 300 bari kumwe baragenda bageze ku kagezi Besori. Abari basigaye inyuma batakara aho, ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 400 zirasigara zari zirembye. Haleluya. Imana isaba kwihangana. Mana nishimye. Haleluya. Mana nishimye. Natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza muri ubwo buzima nabagamo. Nagira ipantaro imwe y'abantu navuze. Hari ubuzima nabayemo umuntu akagira ipantaro imwe wajya kujya ahantu ugatira mugenzi uti mwiza agapana ugashaka ukagenda n'umusore mwiza kandi wagatira. Nagira ipantaro imwe kandi ngira amafaranga sinananirwa ndakomeza urugendo vuga Imana ndayivuga Imana yahamya iramuresha ntiyahamya umuntu yavuga ati nagushaka ubwira buri igihumbi kirabonetse cyo kunywa agasukari ngira umugore ukunda icyayi cyane niyo wamenya ibiryo ari ukamwicara nasabaga Imana azana agasukari kugira ngo umugore wanjye atazagera. Mfite umugore mwiza yampemukiye yagiye gutabura, mfite umudamu mwiza Yesu ashimwe. Haleluya. Mana ihimbaza. Mba mu buzima bwo kuba ndabara arukabwira ngo uzabibwa yego ntizabibwa ariko ikibazo no kuzizamuka ariko nzabibwa ndabyemera. Vuga Yesu kandi ngo mwana wanjye humura nzakugirira neza. Ndakomeza ndagenda nita ku ijambo ryo kubera ngo nzagirirwa neza n'Imana. Imana izahindurwa neza ariko Dawidi barahaguruka nyuma 600 bageze mu nzira kugeza Besori ziratakara za mbere zirasigara we siga hari abasigaye. Yesu ashimwe. Ndaje bwira abantu ngo niba ushaka ko dukomeza mufate umukandara wanjye tugende kuko Imana yavuganye nanjye kandi iyo yavuganye nanjye izabisoza. Abantu twagendanye urwo rugendo musaba nubaha Imana mu ijuru. Mfitemo ba rwiyemezamirimo, mfitemo amariyetona, mfitemo amakapitani, mfitemo polisi, mfitemo ba gitifu, mfitemo abari mfite kandi byose Imana yabikoreye mu rusengero rwawe. Hari abantu benshi batatu bageze Besori barasigaye 600 bisigara aho ngaho hagurukana amagara ya Dawidi baragenda ngo bageze imbere n'abakorera ko bari barenze bavuga bati ibi bintu bakabitubwiriye ni burage ni tekinike baratekinika ntacyo bizatuma nabo basigaye aho ngaho. Songera simbuka wihuta zari zirembye bituma zinanirwa akagezi Besori. hanyuma basanga umunyegiputa mu gasozi bamuzanira Dawidi. Haleluya. bamuha umutima. Haleluya. Imana atangiye gupfa ikimenyetso kiro iyi Imana iri kukugira neza iguha ikimenyetso hanyuma ngo ingabo zari ziri kumwe na Dawidi zarisigara nawe ngo zivumbura umunyegiputa ziramufata arataka. Haleluya. Bakoze Imana ihamagara kugira ngo abantu ibemeze nakureba turimo dayimoni kableje kunayikora gutya n'amaso dayimoni kableje kura ndeka ngende Imana irabikorera hari akabara abantu barabyemera ko ari Imana. Abantu baraza barasenga abantu ndabasengera barazirakira bazimuvuga abantu bahagurutse Imana bahagakiza abantu barakiza abantu mukene bagenda inzara ziragenda indwara zirakira kanseri ziragenda diyabete zibamara simaze ashirika kira aho ngaho
Mana nishimwe. Haleluya. 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 Imana nibashira hagutse. Imana nibashira hagutse. Mushima Imana pasa ngo niko bakusegera ugahita pasa ngeze muri leta. Ngeze muri leta. Kandi ntabwo ari batari kuba. Ntabwo ari amaboko y'abatera bunga. Ntabwo ari amaboko y'abandi bantu. Uri amaboko y'itoro cyangwa yonyine gusa. Abantu ndabyibuka Imana kugira ngo ugiye kubaka urusengero rw'amatafari ahiye. Yarambwiye ngo ugiye kubaka bari kubamubaza ajya mu matafari. Ndani nawe ngo Mana niba uri Imana ishobora byose ntazajya umuntu kuri itafari mu rusengero. Imyaka myinshi ubatakara aho ngaho usomera akomeza ijambo ry'Imana. Bamuha umutsima ararya. Bamuha umutsima ararya. Bamuha n'amazi yo kunywa. Bamuha n'amazi yo kunywa. Kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini. W'imbuto z'umutini. N'amaseri y'izahabu. Amen. Yakomeza. Y'izabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda. Kuko yari amaze iminsi 3. Sibu kusomera 17. Komeza ku 17. Kujya musozo. Dawidi aherako arabica. Mu rukere nuko arabaruka basanga bagaragaje barya banywa ngo bishimira iminyago nyinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica. Ahereye mu rukerera ukageza ku mugoroba wundi munsi ngo ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abamaleki bari banaze byose, atangira abagore be bombi ntibagira ikintu babura, ari bito n'ikinini, ari abana b'abahungu cyangwa ab'abakobwa, haba na kimwe cyo mu banyazwe. Dawidi abigarura byose. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Dawidi agira gute? Agarura byose. Subi hejuru tw'ijambo bavuze ngo adahari. Dawidi adahari, Isikurani iratwika, iranyagwa, abagore, abana, inka, amatungo. Haleluya. Amen. Mana yacu nishimwe. Ndashimira Imana yuko yabanye natwe muri uru rugendo, ikabitwereka ibimenyetso n'ibitangaza yuko ibyari byaranyazwe bizagarurwa no gusenga no kwikiranukira no guhangaho. Uyu mugoroba niba warabaye, niba warababaje, niba ari ibyawe warababaje, ni haleluya. Ikibazo icyo ari cyo cyose, uburwayi bwawe, intambara zawe, ibibazo byawe, ibyago byawe, reka Imana icyubahiro. Hano hari umugabo w'umuhanzi, reka gusa hejuru. Nimurabona umugabo Imana yamubwiye kumubwira igiye kugushyira ahantu hagari. Ahantu wari uri hari hato, hari hafunganye, nta bwihinduro, nta bwinyagamburiro. Igiye kugushyira ahantu hagari abantu bose babimenye. Ndabwira abantu ngo jya wubaha umuntu kubera ko utazi ikimurimo n'isezerano Imana n'umugambi Imana imufita. Mu minsi iri imbere bazajya bagusaba audience, uburenganzira bwo kujya kubaririmba. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Imana yambwiye ngo hano mu itorero hari abantu babona umuhamagaro Imana ikeneye guhagarara nabo, Imana ikabakoresha. Aha
urataka ngo zaratakaye 600 zose zigwa kugeza ibisoro, izindi zisigaye 700 ngo zirananirwa zicika intege, inkweto bazikuramo barahagira. Hari abantu twatangira umurimo w'Imana iyo bahagaze ahantu batatinyuka kuhagarara, hari abantu twatangira umurimo w'Imana barasigara. Haleluya! hari umuntu ugize gusengera rwasiba arakabwira abantu bameze paseri wanyu bakasengera abantu bagasubizwa bakuca bagasubizwa, ariko uyu munsi abajya kw'Imana isubiriza igihe ntabwo abasha guhagarara iruhande rwanjye. hari abantu bajya basigara inyuma bibwira ko Imana itazakugira neza, hari abantu bajya basubira inyuma bibwira ko Imana itazagutabara, hari abantu bajya bacika intege bagana ngo zirahagira zicika intege ngo zari ziraniwe zigeraho ngaho, maze Dawidi arakomeza aragenda ngo ntibyakubuza kugarura zose byose bagaruka. Haleluya! inzu nari nubatsemo amakaro, ariko iyo nubatse ubusimo amakaro Imana nishimye. Ntabwo Imana igiye kuguha isoneka, ntabwo igusoneka, itanga ubuhamya. Abantu bambwiraga ugiye gupfa baraje barahagarara ngo pasiteri burya yarabeshaga banki yarayambuye yayimye amafaranga yafite, kuko Imana muri iyo minsi yanyubakira inzu. Tekereza ko Imana yanyubakira igakoresha n'umunyamahanga umushinwa regenya amagambo umushinwa gutegeka muraza n'iki ntazi ururimi ntacyo dupfana umunyamahanga umushinwa. Pastor umushinwa nta rurimi zino kuvuga n'umushinwa yavuga sawa ariko Imana iramukoresha. Imana nishimwe. Tugiye gusenga. Niba uzi yuko watakaje amashuri, niba uzi yuko hari ibyo watakaje urangana, niba uzi yuko hari ibikeneye ku Mana, ndagira ngo dufatanye gusenga. Abakozi b'Imana bahaguruke. Imana yacumishe wikerera ngo ugasigara ku kagezi, zasigara ku kagezi. Ijambo rirambwira ngo amaze kugarura byose ngo bamwe muri bo baravuga ngo mbese ngo natwe muzamuha ku byo mwagaruye, ngo bamwe bari kumwe n'undi bari bamuhoya ngo keretse nitubabagarura. Dawidi arabwira ngo hoya n'ibishoboka mubahe ibyabo byose. Imana nishimye. Amen. Uzi kugira guhura n'umuntu wasenze Imana ikamugirira neza, ntacyo yakwiba ukaza ubutayu yanyuze. Bwira ko umuntu unyura mu muriro uzakurira, ibirimo byawe ntabwo bizatuma. Irabwira ngo nuca mu mazi atera nzaba ndi kumwe nawe ntazagutera. Imana nishimye. Ayo ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo yo kwishyurirwamo, ni amagambo yo kumenya kwishyurirwamo n'ubwira mu ishuri ry'ibikomere ko Imana ihagararanye nawe muri icyo kibazo cyawe kandi agiye kugutabara. Niba udashaka gusigara ukageza imisoro, imesora barataka. Abantu benshi batakaye mu nzira, baranagiwe barabishe, abenshi babivuyemo, insengero zimwe ziracika n'abantu, abantu bari baravuga barahiranduwe. Nshuti z'Imana n'ibicigano bamara abatekinisiye abapasiteri, ariko ndatekereza ko n'urusengero nta mutekinisiye. Ntawe nasabye amafaranga kugira ngo nze kubwiriza mu butumwa. Nasenze Imana iminsi 3 nibwira ngo Imana agiye kujya kumusozi hano. Imana yambwiye pasi ntabwo nsigutera ubwoba, ariko yambwiye ngo abantu bagiye kumushaka senga, kuko inkuru zawe zigiye kumenyekana. Inkuru zawe zigiye kumenyekana, zigiye kumenya abantu barimo baza muri kano bararira, kandi Imana yambwiye ngo barashwe. Mwitegure ko mbona ibikomere by'abantu barashwe muri kano, barashwe mu mazi. Satani yarashe, Satani yarakomerekeje kandi benshi bakomerekeje gusenga. Mwitegure kwakira ibiseze agiye no kubyubaka. Mwubake imitima barabagaye gusa, mwubake imitima yabo. Imana izaba yamugisha ibyo bintu gukora, Imana yabere umugisha muri abo bantu. Aba ni abaririmbyi, ni kimwe cya kabiri cy'abasigaye. Yesu ashimwe. Amen. Aba ni kimwe cya kabiri cy'abasigaye. Bakiganiye ku muryango wa pastor ngo ngiye mpamagare gusa. Nari nzi ko nta mafaranga. Imana nishimye. Haleluya. Munyemerere aho gusenga. Basho. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kwamba. Imana izana ibyaha, Imana izana ibyaha, Imana izana
ndajya mubwira ngo igitangaza Imana igiye gukora. Ndajya mubwira ngo kubirisha Imana igiye gukora igitangaza. Bashima gutambuka gusa rwose muhaguruke muvuga ngo nawe cyangwa se munayagira hamwe tugiye kubohoza ibyacu, tugiye kubohoza ibyacu. Abantu bacu bashize akadomo, tugiye kubohoza ibyacu. Abantu bavuze ngo byararangiye, tugiye kubohoza ibyacu. Abantu bavuze ngo ntaho tuzajya, baravuga ngo ntaho uzajya, ariko uyu munsi urabona naho umeze. Ntabwo hagejejwe nawe bantu bavuze ngo ntaho uzajya, hagejejwe n'isura neza. Imana yawe nashobora itorero tura amafaranga magana n'umurimo ntazi ko zaba pasiteri bihagararamo. Imana irashyigikira, irabikora. Haleluya! Imana umugisha abantu mwese. Imana urayizi, ntabwo wari uzi kuziga kaminuza. ndabyibuka biguhamagara kujya kwiga, uravuga ngo pasiteri bizaturuka he? None ejo mugiye kurangiza kugira ngo murandike ibitabo kiri mama wawe arabizi ko turi kumwe. Imana itubwira gusenga, tugiye kubahoza, tugiye kubahoza umugisha wacu, tugiye kubahoza ayandi mahirwe, tugiye kubahoza iyindi mibereho, tugiye kubahoza ubundi butunzi, tugiye kubahoza ibya mbere byaranze, ariko ubwa kabiri bishobora kuba bigiye gukura. Izina rya Yesu tangira kwizera mu mutima wawe.